Yes, tubahe ikaze twifuza kugubwa neza aho muherereye hose impande enye z'igihugu wowe udukurikiranye 5 ku murongo wa YouTube channel ya byose habona. Aha turi kuri Nyawe podcast muri studio direct, niho udukurikirana twibereye. Turi Kigali mu Rwanda, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye ndetse impande z'igihugu amajyepfo amajyaruguru basaza uburengerazuba. Mwese tubaha ikaze. Uyu munsi rero umunsi wa none n'umunsi udasanzwe, umunsi mwiza ku bantu bose nizera bameze neza. Ndizera ko umunsi namwe wabanogera mugomba kuba mumeze neza cyane 5 nanjye ndiko bimeze. Nizeye ko namwe ariko bimeze, gusa batameze neza mwihangane mugubwe neza namwe cyangwa se biraza kugenda neza. Niko njya numva ntago ariko bihora, ibihe birahinduka. So Imana ibahumugisha rero, turabashimiye mabona ko tutari twenyine muri studio hano muri Nyawe podcast. Ni kumwe n'umuvandimwe ahangaha, ndagira ngo tumuhakanya twibwire, namara ko twibwira maze ubundi tuganire. Yego murakoze cyane. Meze ute bwana? Ndamahoro. Biragenda? Ndashima Imana. Nizere ko umeze neza cyane 5 ni umeze neza. Rero watubwira amazina harya nindi? Amazina ni Japhet Mbabazi Japhet. Biracamo? Ndashima Imana. Okay, gushima Imana ni byiza. Ni cyo kintu cyawe bikwiye kubanza. Yego. Nibyo bikwiye kubanza. Gushima Imana ni ibya mbere, ariko umuntu bikishobora gushimira Imana ni ibihe? Ikintu nshimira Imana nuko yambyaye. Yakubyaye? Yanko yemeye kumbyara. Yego. Abandi umwe nayo umunsi turi kuvugana. Nyawe uri umwe mu bana bayo cyane, ndi umwe nayo rwose. Ni bari byiza cyane, ni inkuru nziza kubavyemera. Ni inkuru ariya bayita ni iki? Sinzagaturika jya bango niba ari inkuru y'iki. Yego tuguhaye ikaze rero hano ni kuri YouTube channel ya byose habona. Studio ni podcast Nyawe podcast. Nizere ko umeze neza. Wambwiye ko ufite ubutumwa bw'ushaka kutuganiriza muri makeya, wabayibuka aho uherera cyangwa ufite byinshi cyane njya numva umbwira byinshi cyane. Mu by'ukuri ibintu abantu kuye kumenya ku bwami bw'Imana ni byinshi, ndetse ni byinshi cyane nkuko bivuze. Ku buryo mu buzima tuzabamo tuzarinda umuntu arinda ava mu buzima atabisobanukiye byose ngo abiheze. Yego. Niyo mpamvu dukomeza twiga butarangira. Bisone ko ari urugendo ukirimo n'ubundi. Yego. Okay. Ariko byo mfite kwigisha abantu ni byinshi ku byo bamaze kumenya. Yego. Uyu munsi turaganira ku kantu gatoya nka introduction yo kwimenyekanisha kugira ngo abantu batangire bamenye urugendo tugiye kunyurana mu koro rumeze. Turajya mu bintu byinshi cyane. Ndizera ko rero Imana imuhande rwacu, ngira ngo hari abajyaga bavuga ngo dutangire dusenga. Gusenga nabyo ni by'ingenzi, gusa twizeye, twanasenze, twanabiteguye. Reka noneho umwuka w'Imana abane natwe. Karibu n'ikaze, ngira ngo wahera aho wumva ushaka guhera. Yego murakoze cyane. Rero nkuko nari maze kubivuga, amazina yanjye nayo ngayo ni Japhet Mbabazi. Nkaba naragira ubuntu n'Umwami Imana ikanduranyiriza inshingano navuga ko ziryoshye kandi zisa nk'izikomeye n'ubundi iyo tucyambaye umubiri, arizo nshingano zo kwigisha iby'ubwami bwayo. Uyu munsi rero naje kukuganiriza wowe uri kunkurikira, naje kuganiriza ko inkuru nziza y'ubwami bw'Imana, nanakumenyesha ibyo tuzagenda tubona mu gihe kizaza, ndetse niteguye no gusubiza ibibazo byose uzibaza byose ku kibazo icyo ari cyo cyose ku nkuru y'ubwami bw'Imana. Harimo ibibazo bigiye bitandukanye n'ibyo nanjye nibazaga, ariko nk'uko nanjye nayo mbifite nkaza kugirirwa ubuntu bwo kubisobanukirwa byose kubw'Umwuka Wera. Uyu munsi rero ikintu tugiye kuganiraho cya mbere nifuje kuganirizaho, ntago ndahera mu by'ukuri kuri concept y'ubwami bw'Imana, ahubwo uyu munsi ngiye kuganiriza ku gakiza. Agakiza ni iki? Ukizwa ute? Bigenda bite? Rero ndakeka atari ubwa mbere umvishe Yesu Kristo, uwo mugabo usanzwe umuzi, uwo muntu usanzwe umuzi wabayeho. Ikindi uzi misiyo ko yapfuye akazuka, ibyo ni amakuru uzi, ni amakuru isi yose izi muri uno mwanya,
ku buryo bigoye kuba wabona umuntu wavuga ngo aya makuru ni ubwa mbere nyumvisha, ni ubwa mbere numvisha umuntu ngo witwa Yesu, ni ubwa mbere cyane cyane nko muri Afurika biragoye kumva umuntu wa mbere waba wumvisha icyo kintu. Niyo mpamvu nizeye nashidikanya yuko wowe uri kunyumva uyu mwanya usanzwe uzi ayo makuru yuko habayeho umuntu witwa Yesu Kristo wapfuye ndetse akazuka akajya mu bwami bw'Imana. Iki kintu ndumva atari ubwa mbere cyumvisha. Ikindi uzi n'ibitangaza agiye akora, aya makuru yose urayafite. Usibye abisilamu batemera ko yapfuye akazuka, naho ubundi wowe niba utari muri Isilamu usanzwe ubizi, ariko waba uri n'umusilamu ibi ngibi turabireba kuko n'ubundi na Korani yemeza ko ukwiriye kumva no kwizera ibitabo byose biri muri Bibiliya, ariyo Injili, ari ubwo butumwa bwiza buri mu Isezerano Rishya, ariyo bita Injili muri Korani, bisanzwe ubizi ko Muhammad yategetse yuko ukwiriye kubyizera. Ibyo rero niyo mpamvu nayo makuru nawe akureba. Agakiza ni iki? Agakiza ni inkuru nziza umuntu amenyeshejwe n'Imana. Twatanga definition nyinshi zako, ariko iyi ngiyi niyo nifuje gusharinga none kuko n'undi siyo nzasubiramo, ushize nzabivuga ukundi utaha. Ariko agakiza ni inkuru umuntu amenyeshejwe n'Imana, kandi iyo nkuru ni uburyo Imana yashyizeho umuntu yakizwamo, agakizwamo urupfu akabona ubugingo buhoraho bw'iteka. Muri iyo nkuru rero niho umuntu akirira, kuko ni hahana amenyera uburyo agiye gukiramo, bidashingiye ku buryo wowe ubyumva cyangwa se uburyo njye mbyumva cyangwa se uburyo kanaka byumva, ahubwo bishingiye ku Imana yabishyizeho uko yabishatse. Nicyo kintu tugiye guhita tureba. Mu by'ukuri nk'uko twaganiriye, uwo mugabo Yesu Kristo uramuzi, ari we wazaniye agakiza abantu mu isi. Hari ikibazo abantu bamwe bajya babaza ngo nta nubwo bakibaza, ahubwo ni ikibazo abantu badatekerezaho kandi gishishikaje. Umuntu akibaza ngo, kuko ni ikibazo njye nari mfite, sinzi niba nawe twaragisangiyeho. Kera naribaza ngo Yesu Kristo ko yapfiriye ibyaha by'abari mu isi bose, ijambo ry'Imana rikavuga ngo nta cyaha cy'umuntu yigeze asigaza, byose akabipfira, ndetse usibye no kuvuga ngo yarabipfiriye, yabanje kubitwambura abyishyiraho. Kubipfira cyari cyo gihano cyabyo twagombaga kunyuramo. Amateka twereka yuko ubundi, reka tubanze kugira ngo tubanze dusobanukirwe agakiza, reka tubanze turebe ubundi uburyo umuntu yabayeho n'uburyo umuntu akora icyaha twihuse cyane. Imana ijya kurema umuntu yaravuze ngo reka tureme ikiremwa kiri mu ishusho yanjye, ntabwo ari iyacu twese abari mu ijuru, kuko ibiremwa byabanje kubaho byaremwe n'Imana, byari mu ijuru, ntabwo byari mu ishusho yayo. Ni ibiremwa Imana yari yaremye mu buryo bwiza kandi bunejeje, ariko hatariho akantu kari special yuko yabiremye mu ishusho yayo. Icyo kintu mucyumve neza. Imana ni igihe yagezeho none iravuga ngo reka turemwe ikirema noneho kiri mu ishusho yanjye. Icyo gihe yarimo iganira na Kristo na Mwuka Wera, ubutatu bw'Imana. Iravuga ngo reka tureme umuntu uri mu ishusho yacu. Imana irangije ibanza kumuremera aho azatura, kuko yari ati ntabwo azabanza guturana natwe, igihe kizagera aze mu bwami, ariko akwiye kubanza gutura, kuko byari mu mugambi wayo. Hari n'impamvu, hari n'icyo yari igamije. Ibanza kumuremera aho ari buture, hajyaho, ibyo turabizi. Irangije iramubumba mu itaka ryari riri mu isi. Mu isi yaremye n'itaka ryayo niho yahise ibumbamo umuntu, ariko uwo ntiyari umuntu, kuko igihe yari aryamye hasi yarameze nk'uwapfuye. Uzarebe umuntu apfuye agashiramo umwuka, n'ubundi abasa nka kwa kundi yari ameze akiri muzima. Icyo aba atari gukora ni uguhumeka ngo ubone ko ari umuntu, ngo anarebe mbese akoresha wa mubiri we. Iyo mvuze ngo nitwa Japhet Mbabazi, nkavuga ngo ayo ni amazina yanjye, ngewe ubivuga ndinde uvuga ko ayo mazina ari ayanjye? Iyo mvuze ngo aka kaboko ni akanjye, aya ni amaguru yanjye, ntabwo mba mvuze ngo ngewe ndaka kaboko. Ni ukuvuga ngo njye ubivuga ko aka kaboko ari akanjye, ni njye muntu wa nyawe. Uyu mubiri nambaye, kuba ndi kuvuga ngo ndawambaye, ni uko ngewe wa nyawe uyu mubiri mwambaye nk'igikoresho cyawe. Yego. Ariko ngewe wa nyawe ni umwuka, ntabwo wambonesha amaso. Niyo mpamvu uwo muntu wa nyawe nawe uri we
ari twe turi mu ishusho y'Imana, naho ubundi imibiri yacu yo ni host. Rero Imana ihita ihumekeramo umuntu umwuka wayo, umuntu icyari kimeze nk'icyapfuye kibaho, umuntu abaho nguko umuntu yabayeho mu ishusho y'Imana. Aho hantu niho hazanatwereka n'impamvu byabaye ngombwa ko Kristo ari udupfira. Imana ubwayo ariyo twitangira kugira ngo tubabarirwe by'iteka ryose. Cyangwa icyo tuzagisobanukirwa giturutse kuri icyo kintu. Impamvu byari ngombwa ko Imana ariyo igomba kudupfira naho undi muntu ufite ubushobozi bwo kudupfira. Ni Kristo ufite ubushobozi wenyine. Hanyuma rero icyaha gikorwa gite? Ubwo tugiri kugira ngo turebe uburyo umuntu akizwa, n'impamvu dukizwa iki bundi, kuko ntabwo twajya kureba agakiza tutazi icyo umuntu akizwa icyo ari cyo. Umuntu akizwa iki? Hari n'umuntu waravutse atarakoze icyaha, ukibaza uyu muntu we agiye gukizwa iki? Arya bibaho umuntu avuga atakoze icyaha? Oya, n'umutuvuka mu cyaha. Nk'abana bavukiye mu bakijijwe ariko babibwira ko nta cyaha akoze. Hari abantu bajya babyibeshyaho. Nkatwe twavutse twinywera akantu n'ibiki byose, nta muntu mbese badusomeza, abandi twirwa twishyura tukiragira. Nk'abantu baba baravutse nyine uko bavutse basenga. Ibyo nibyo bita imirimo ipfuye. Komeza tubwire twumve rero. Ibyo nibyo bita imirimo ipfuye. Ibyo hari abantu bajya bibwira ngo ngewe ngo kuba ngo ndi umuntu mwiza, ngo ngira neza, nitonda, nta nubwo njya nsambana, nta nubwo njya niba. Mbese urebye amategeko y'Imana rwose ndayubahiriza, kandi ikindi noneho kirenzeho mfasha abakene, ngira neza, nzabona ubwami bw'Imana ku bw'ibyo. Ndakubwiza ukuri ko ari ibyo ngibyo. Yowe ko wari uwa mbere uri mu bwami bw'Imana. Kumbe yabaye wa mbere ugeragezwa ahubwo cyane. Yego wari uwa mbere mu bwami bw'Imana kubw'imirimo myiza. Ntabwo imirimo myiza rero ituma umuntu ajya mu bwami bw'Imana, ahubwo ari agakiza kabaho uko Imana yabishatse. Nibyo bintu turi ugiye kureba. Hanyuma rero umuntu aza kugomera Imana. Imana yaramubwiye ngo nturye kuri iki giti. Ndakikubujije. Iryo ngiryo iyo ni komande y'Imana. Iryo ni itegeko ryayo. Mubujije gukora iki? Niryo tegeko ubundi Imana yari ihaye umuntu ryonyine. Tinguhaye ibintu byose ariko ibintu byose urabigenga biri muri ingobyi, ariko ikintu ngubujije nturye kuri iki giti. Hanyuma rero ngo inzoka ngo yari yo nyamaswa ubundi yari ifite uburyarya burenze, yari ifite ubucakura mbese. Icyo gihe umuntu yari afite ubushobozi bwo kuvugana n'inyamaswa zose. Umuntu yakontorolaga ibintu byose biri mu isi. Kristo ubundi mu bintu byamuzanye no mu isi byarimo no kwereka umuntu uburyo umuntu wuzuye abameze, uburyo umuntu ufite authority y'ubumana, uburyo umuntu wuzuye nk'uko yaremwe abameze. Adamu yari afite ubushobozi bwo kuvugisha inyamaswa zose, yari afite ubushobozi bwo kontrola ibintu byose, niwe wabyise amazina. Inzoka rero irazivugisha ivuga ati kiriya giti impamvu Imana yakibabujije ni ukugira ngo mutamenya ubwenge mukaba nkayo. Iramubeshya. Akimana yaravuze ngo iki giti nicyo kimenyesha ikibi n'icyiza. Icyiza bakibagamo bari bakizi, ariko ntabwo bari bagisobanukiwe. Impamvu batari bagisobanukiwe gisobanukirwa ntabwo bari burye kuri kiriya giti. Ikintu gituma usobanukirwa icyiza ni ukumenya n'ikibi. Yego, nibyo bituma usobanukirwa icyiza. Iyo uba mu cyiza gusa ntabwo wamenya ikibi. Urugero nitujya mu bwami bw'Imana, wa munsi usohoye turi mu bwami bw'Imana, ntabwo tuzaba dufite ubushobozi bwo kumenya ikibi. Kuko tuzaba noneho tutacyambaye imibiri bitwemerera, ifite kamere yo kumenya ikibi. Icyo gihe tuzaba tuzi ibyiza gusa. N'ijambo riravuga ngo ntabwo tuzahangayika, ntabwo tuzababara, umubabaro uzaba urangiye. Impamvu uzaba urangiye ntabwo uzaba ukibuka naho wavutse ubundi. Ntabwo uzaba ukibuka bene wanyu, abantu bajya babeshyanya mu ijuru bazamenyana ngo ngende Paul mvuge ngo ngo dore Paul we ngo ndamubonye. Ntabwo ibyo bintu mu bwami bw'Imana bizabaho. Ibyo byose tuzagenda tubibona. Hari ibintu byinshi tuzabona ko tube tubiretse, ahubwo twiganirire uburyo icyaha kibaho. Yego. Rero igihe cyarageze, cyaha kirakorwa, Eva yanga kumvira itegeko ry'Imana, inzoka imushutse aragenda afata kuri rwa rubuto rwa cya giti yabujijwe akiryaho. Abantu hari igihe bashaka kubyushyira mu bwenge bwinshi ngo avuge ngo ntabwo ari igiti yariyeho ngo kimenyeshe. Imana niko yabishatse. Eho nabanga ririmo. Ntabanga ririmo, ntabwo abantu bajya ngo birango inzoka ngo yabonanye na Eva.
bivuze ngo aho nta bwiru na buke bwari burimo. Inzoka se niyo yagiye kuryamana n'umuntu? Bavuze ko yaryamanye n'umuntu. Abantu nyine bavuga ko ibyo bintu biyabijemo none ubujiji budasanzwe. Uko igitabo cyanditse nuko kivuga nako ifite igitsina cyangwa se yinjijemo tubishyize muri fenomene y'uburyo ibintu bigenda by'imibonano. Yego. Inzoka yaryamana n'umugore ite? Eko hari abantu bajya bashaka kwivumburira bakavuga uburyo bwabo, ariko mu by'ukuri kw'inyandiko ushatse ko inyandiko yanditse ariko kuri niko kuri. Aha none mbwira ikintu cyabayeho akimara kurya kwitunda ku cyundi yaririyeho. Ubwo bwenge bavugaga bwari ubu. Impamvu yaririyeho inzoka muri ijambo rivuga ko yamushutse. Cyo nicyo bita gushuka. Kuko bari nabwiwe ko batemerewe kubiryaho. Nyuma baza kurenga ku mabwiriza baryaho. Tuvane no mu rujijo nyine utubwire noneho ese koko byari icyo giti. Yego. Ngira impinduka zabayeho zatumaga dore impamvu byari icyo giti n'impamvu habaye icyaha. Icyaha ntago ari ukuvuga ngo nuko ngo bari igiti gusa. Oya, ahubwo icyaha nuko basuzuguye Imana. Yego. Yarababujije barenga ku mabwiriza. Yarababwiye ati ntimukore iki. Yego, baragikora. Imana yaraciye iteka rero kuri icyo giti irarabibamenyesha. Iravuga igiti nimukiryaho no gupfa muzapfa. Dore ngaho urupfu aho rwari ruri. Dore ngaho urupfu aho rwari ruzirikiye. Batararya ku giti nta bushobozi, ntago urupfu rwari rufite ubushobozi ku muntu. Rwari rufunze, rwari rufungiranye. Mu butabera bw'Imana rero mwiteka Imana ica ntago ijya yivuguruza. Ntago Imana ijya yibeshya. Ikintu ivuze ibikizi bivuze ngo yo ireba mu itangirika no mu iherezo. Icyo yagambiriye ikintu nuvuga ngo narwo byayitunguye reka kuba barariye. Ntago yavuze ngo ngo ndatunguwe ngo Kadama arambabaje. Umuntu yahaye umuntu uburenganzira bwo guhitamo. Imana yahaye umuntu uburenganzira bwo guhitamo ntabwo izigera izanga wowe. Kera tukira abana cyangwa tukira abantu bakimenye iby'Imana twatuvuga ko Imana yashyize iki giti hari ahantu. Aho hantu ho watubwira iki kuki cyari cyabaye. Impamvu yakiyashyize nuko Imana itagifata ku ngufu. Ntago Imana ari umugenga. Umugenga. Base ntago ari umutegetsi. Ntago Imana ntago ikoresha igitugu. Yego. Oya. Imana always itanga free will. Ikakubwira ati dore inzira nziza dore n'inzira mbi. Yego. Inzira mbi kuko irahari kubiharira hari. Rero niyo mpamvu rega habayeho kuremwa kwisi kugira ngo tube turi mwiza kuko yo ntago Imana yibishaka yari buremo umuntu akabari mu bwame bwayo. Ariko mu bushake bwayo yagira ngo n'ubundi abantu bazororoke. Yego. Ako iryo tegeko ryari tarabaho ryo kororoka kw'abantu. Ubundi ryari rimeze nk'iririho kuko mu bubasha bw'Imana ikitarabaho n'undi cyakimeze nk'ikiriho kuko n'undi ruredikiza. Yego. Ntago Imana byatunguye kubatunga cyo mwisi. Bivuze ngo ireme umuntu ikamushyira mu ngo bya Edeni. Yari zineze ko cya giti baza kukiryaho. Cyane. Reka nkwibutse n'ikintu. Nyuma bavuye muri ngo byabwe ati mugende mubyare mwororoka isi. Yari ifite mission yuko bagomba kororoka isi. Dore ahantu abantu bigeze bashaka gukora ishyano bashaka kwicana none umugambi w'Imana rikize iryo tegeko rindi. Iryo kana kwiye kororoka isi. Na abantu bagiye kwita bubaka umubara w'ibaberi baravuga ati twebwe rero kijya abantu bago bari benshi bari baki. Baravuga ati twebwe reka twiyubakira umuntu kugira tugende ukwirwe mu isi ko bari bakundanye bafite n'imiryango. Niyo mpamvu Imana hinduye indimi. Ntago hinduye indimi ko ngo bashakaga kwigeraho. Ntago none se ngo nituzamuka mu byogajuru tugatumbagira mu kirere kure. Umunara se wowe bakaba bari bugere ku Mana. Oya. N'abahanga bavuga ko niyo nzu ngo atari ndende ku rwego rumwe. Ntago yari ndende. Hari n'izi Kigali ziyo. Ayubakishije amatafari n'ibumba ikomeye. Ari etage nyine. Nta by'amabeto nk'ibi Kigali. Ari ukuzamura. Ariko ikintu bari barimo bakora niki? Iyo myumvire bari bagize yo kudashaka kuzura isi nk'uko Imana yabishatse. Ati twiyubakira ahantu tube hamwe nk'umuryango turakundanye. Yego. Reka twebwe twiyubakira ahantu hamwe ariho tuba. Wenda iyo nzu wenda nigera no ku kigero babona wenda yazamutse cyane wenda bubake n'indi ku ruhande ko bibe nk'umudugudu w'ikintu kimwe ahantu badatatanye. Ibyo bintu byari bihakanye umugambi Imana yashakaga yuko abantu buzura isi. Yego. Imana ijya gutandukanya n'indi mirire cyo yari igamije. Ntago ari uko yari ifite ubwango barayigeraho. None sago ibyayiza suko twakayigezeho. Ahubwo dore ikibazo hano cyari kiri nuko batashakaga gutatana ngo buzure isi. Niyo mpamvu yahise ishyiraho indimi zitandukanye kugira ngo bavuge ururimi rumwe bajye ukwabo n'abandi bavuga ururimi rumwe bajye ukwabo n'abandi ukwabo. Ibyo ngibyo byose bikora ikintu bita ibihugu byose n'izi nation zose tubona zingana gutya. Ariko ibyo tube tubiretse. Yego. Umuntu noneho abagomeye Imana avuvuye mu ngo bya Edeni. Aricyo ibyo tuzabijyamo deep tubisobanukirwe neza kuko turi gusummarizinga turi guhina. Yego. Icyaha rero noneho gikorwa gite?
Mose, imbere ya Mose abantu amategeko ntago yari ariho. Imbere ya Mose nta mategeko yari ahari, abantu bari babayeho gutyo batanga ibitambo by'ibyaha byabo. Kuko umuntu wa mbere watanze igitambo bari abana n'ubundi bavutse kuri Adamu na Eva. Yego. Adamu na Abeli. Ari by'Imana bamenyesheje bati mujye munambira ibitambo by'ibyaha byanyu. Kuko ibintu byari biteye bityo. Ntago kera umuntu yapfukamiraga Imana yabwiye ati Mana dore rero mfite ibyaha byinshi n'ukuri mbabarira. Ngimubabarire. Icyo gihe urukundo rw'Imana rwari kuba rubogamiye ubutabera bwayo. Imana mu butabera bwayo yari yaravuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Yego. No kuvuga ngo igihano cy'icyaha muri make ni urupfu. Nugikora urapfa. Nuko byabagombaga kugenda. Ahubwo noneho irangije mu rukundo rwayo kugira ngo narwo rwuzure kandi rwuzuzanye n'ubuntu na justification yayo aribwo butabera bwayo. Yaravuze ngo rero kugira ngo byuzanye byose kuko Imana ntago ibogamira hamwe ngo ibangamira ahandi muri karakteri zayo. Ihora yuzuye. Yarangije avuga ngo mujye mufata intama muzatureho ibyaha byanyu muzice uko niko ibyaha mbibabarira. Ntago yigeze avuga mujye munsaba imbabazi nzajya mbibabarira. Mujye mushaka ikintu gipfa gisimbura kimbo cyawe kugira ngo ibyaha byawe bibabarirwe. Yego. Itanga intama aravuga ati byari byo byose abantu tuzajya babasha kubona intama kuko nazo biragoye kuzibona. Urumva nk'umuntu kuko tuba munsi yuzuye ibyaha. Ariko se bajyaga buri munsi. Intama erega n'umutungo. Bajyaga buri munsi cyangwa byari igihe runaka. Byari igihe runaka. Gusa wajyaga buri munsi baga nyine yari umuntu ngo n'umuherwe. Wabaga umeze neza nyine. Ati ndumva. Avuga ati ngiye nkeneye kutunganira Imana reka ngiye nitambira igitambo cya buri munsi gihora. Yego. Imana iravuga ati rero hari umuntu utazabona intama hajye habona inuma n'abatanga inuma zoroshye kubona n'ibindi by'inkibyo. Bagera baranabyoroshya avuga ngo mu mpera z'umwaka bajyaga batwara. Yego rwose bikagenda byoroha gato gato. Ubwo mutambyi ibyo ngibyo byagaragaza ko ibyo bitambo nta kintu bimariye Imana ubundi. Yego. Mutambyi ageraho aborohereza nyakunya hari no kuborohereza. Nukoroshya. Atereka mbere kumujye muzarimo mu mwaka. Kuko imitungo ari imibura intama zikabura nese umuntu yoroye intama ebyiri ubwo bizagenda bite. Nuko ejo nakora icyaha kimwe hari n'ibyaha rega tugwamwo bituragambirira hari n'ibyo ibyo ngibyo nibyo bita ngo ni ibicumuro nibyo bita ngo ariko ari icyaha umuntu akora yakigambira ibyaha ntabwo bingana. Iki kintu nzononye nyisobanura. Ariko uravuze amategeko y'isi cyangwa uravuga n'amategeko y'Imana? Yego none ndi kuvuga mu mategeko y'isi. Yego. Ariko nanone icyo gihe none imbere y'Imana ntabwo yabibaraga kimwe. Yego. Kuko nk'umuntu wagiye agasambana nk'umuntu wabeshye ntabwo babaga ari bimwe. Gwazanaga itori amatora bagatandukanye. Nk'ubu tuvugishije ukuri n'abantu ubuzima babayemo bwa buri munsi hari ibyaha byakorwaga byinshi. Ntabwo rero buri umuntu yakoraga icyaha yahitaga yirukankana inama. Ahubwo noneho hari igihe cyageraga runaka yabakoze icyaha cyo kumwicisha kuko hari ibyaha byicisha n'ibyaha biticisha. Yego. Agahita yihutira gutanga intama cyangwa se umugore yabyara kuko umwana avuka mu cyaha nawe yarategetswe kujya atamba igitambo cy'icyo kintu. Ese ntabwo byabaga ari nk'iki nyuma y'iminsi 7 cyabaga ari igishimwe buriya? Ntabwo cyabaga ari ikishimwe. Habaga ari ibyishimwe ariko kiracyo ntabwo cyabaga ari ikishimwe gusa. Yatambaga ibitambo bibiri. Ubwo ni ikishimwe yego n'icyo kubabarira. Yego. Ubwo ni hamwe avuga ngo data mu byaha ni mama yambyariye cyane. Icyo kintu cyarubaharwa muri bo. Nk'ukuri. Ariko rero dore ikintu akuntu bimeze rero urya icyaha gikorwa. Kugira ngo tubanze tumenye agakiza rero twari tugakeneye cyangwa kandi byari bimeze bito niyo mpamvu twari dukeneye agakiza. Nicyo kintu turiho. No kuvuga ngo rero amategeko ya Mose akimara kuza ntago amategeko iki kintu mbabarira ucyumve neza. Ntago amategeko yaje kugira ngo tuyakurikize. Wongera iki kintu cyumve neza. Ntago yaje ngo tuyakurikize. Ntago amategeko y'Imana yatanze ngo nyine tuyakurikize tuyagendereho ngo tuyashobore. Yego. Kuko nta muntu numwe muri ino si wigeze ubaho wigeze ukora n'itegeko na rimwe ry'Imana ngo aryubahirize. Yego. Yaba byashobokaga ko tuyakurikiza hari buboneke umuntu ufite ubwo bushobozi bwo gukurikiza amategeko y'Imana. Ariko ibyanditswe twego ko nta wabayeho.
aribyo Kristo yahamije ati nta muntu n'umwe wigeze ubasha no kubahiriza itegeko na rimwe ry'Imana. Aribyo yarimo asobanurira abafarisayo n'abayuda bibwiraga ko gukurikiza amategeko ya Mose aribyo bibahesha agakiza. Bakavuga ati ngiye kuba ntasambanye ntibye ntakoze ibi byaha byose byanditswe mu mategeko ndi umukiranutsi. Ariko Kristo icyo yarimo asobanura ni iki? Ntabwo ari ko ibyo ngibyo byari ikibazo, ari nabyo uyu munsi dukeneye ahubwo. Ntabwo ariko ibyo ngibyo byari ikibazo, ibyo byari byiza cyane, ariko ntabwo byari byiza bihagije nko gukiranuka Imana yari ikeneye. Dore impamvu hari hakeneye gukiranuka, iki kintu mucyumve neza. Yobu yari umukiranutsi. Yobu yari umukiranutsi, ndetse n'abantu bose bakurikizaga amategeko y'Imana muri buriya buryo bari abakiranutsi. Ariko ntabwo kwari ugukiranuka kwari gukeneye kugira ngo tujye mu bwami bw'Imana. Imana yari ikeneye gukiranuka kwayo. Umuntu arakeneye gukiranuka kw'Imana kugira ngo akizwe. Kubera iki? Yamuremye mu ishusho yayo. Ntabwo umuntu aremye mu yindi shusho y'ikindi. Ntabwo umuntu ari ikiremwa kiri aho gusa, ahubwo umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Niyo mpamvu kugira ngo tube mu bwami bwayo rero byasabaga ko tugira gukiranuka nk'ukwayo kugira ngo dukizwe. Ntabwo gukiranuka kwari guhagije. Niyo mpamvu Kristo yababwiye ngo mwebwe muzi ngo gusambana ni ukuba waje ukaryamana n'umukobwa cyangwa n'umugore. Ariko nureba ahubwo mbere yuko ukora icyo kintu, mbere yuko cyapurika, kuba wabanje kumwifuza gusa wamaze gusambana nawe. Kuba ko wa muntu w'imbere wa nyawe Imana yaremye wundi twabanje tuvuga ngo ngewe uzapfa uyu mubiri ukabura, ubugingo bwanjye ari bwo muntu wa nyawe imbere, ubu ngubu cyaho baba bamaze kukirangiza. Mbese imbere y'Imana cyaho already cyakozwe, cyarangiye, kuko Imana ni umwuka kandi ibyo byose bibera mu mwuka. Ni ukuvuga ngo wowe w'umwuka rero cyaho umaze kugikora imbere yayo, wowe yaremye mu ishusho yayo, wahakirangije. Aribyo Kristo yabwiye ati niyo mpamvu mudakeneye gukiranuka guturutse ku mirimo. Gukiranuka mwe mukora muvuga ngo ngiyewe kuba ntakoze gutya ntakiranutse, kuko wowe w'imbere ahubwo uri mubi. Aribyo Kristo yavuze ngo imitima yacu ihora itekereza ibi gusa kandi yifuza nabi, kandi ibyo ishaka ni ibibi nta nubwo ishaka Imana. N'umuhanuzi Yesaya yarabivuze, yibwira ko akiranuka, ariko abonye kubera ko Imana abona ko yanduye kandi atuye n'ahantu handuye, ibintu byose byanduye biri mu isi, n'aho ari hose yanduye, naho ubwe yanduye. Ariko kwa gukiranuka kw'Imana twari dukeneye. Ku gukiranuka kw'Imana rero nta handi hantu kwari buve, kuko nta muntu uzagushobora. Uko gukiranuka kw'Imana kwari uko. Abo bagabo bibwira ko bubahiriza amategeko y'Imana ko nubwo bayubahirizaga. Abyo Kristo avuga ati mwigisha mwakoreza abantu imitwaro mudashoboye no kwikorera ubwanyu. Mubigisha iby'amategeko nyamara mutabishoboye. Icyo gihe avuga kubigisha amategeko. Ati urabwira umuntu ngo ntukice, aho kumva ko ari ukwica umuntu, gusogota. Kandi ijambo ryaravuga ngo ahubwo nutuka mwene se uti wamupfuye, ubwo urumva umwifurije gupfa. Sinzi naho nasomye avuga ngo umuntu wanga mwene se wese n'umwicanyi. Already icyaha cy'ubwicanyi urakirangije. Kwangana gusa igare kwicana, kwanga umwanzi gusa uramwishe. Ni ukuvuga ngo ntago bisaba ngo byapurike n'aya maboko yanjye uyu mubiri wanjye uzapfa. Ari ibyo ngibyo ibyaha dukora byo ku mubiri, ari ibyo ngibyo n'undi mubiri uzapfa. Ibyaha ukora mwapurikisha, ntabwo ari byo byaha bya nyabyo, ahubwo ibyaha bya nyabyo biba byabereyemo imbere, kuko icyo umubiri ukora ni practice z'imbuto z'ikintu cyabereyemo imbere kikurimo. Yego. Icyaha rero kiberamo imbere ntabwo kibera inyuma. Ibera inyuma ni imbuto z'ikintu kindimo. Mu by'ukuri ndumva aya ari amasomo menshi kandi manini utakwiga mu munsi umwe cyangwa mu munota umwe. Nubwo ko dufata n'igihe kirekire, ariko ngo nta masomo menshi. Icyaha mbere n'ambere ushatse kudusobanura ko gikorerwa indani mu mubiri. Niyo mpamvu avuga ngo umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi. Bivuze ngo uwo muntu aba aniyisha ubwe ahubwo. Kuba umwanze ntapfuye, ahubwo umaje kwiyica. Ntabwo uwo wanze ari upfuye, ahubwo umaje kwiyangiza cyane rwose. Bivuze ngo ngiye wanze umuntu Imana yaremye muri ngewe ndi umwicanyi. Yego rwose. Bivuze ngo wa muntu nanze nta kibazo afite, ahubwo ngiye wangana. Nicyo sobanuye. Urakoze cyane. Dore n'ibyo rero ngiye impamvu rero twe dukeneye agakiza k'Imana. Niyo mpamvu tuganirije ati mbereke ngewe nubwo mfite byinshi byo kwigisha ntago ari ukubwiriza, ariko reka mbanze mbabwire icyaha mwari muzi neza ko gikorerwa indani mu muntu. Dore ngiyo
niyo rero dore agakiza rero ushaka wanaduha conclusion ukadusoreza ukatubwira ati reka dushyire conclusion noneho ibindi tuzabikomeza urakoze cyane. Kristo yaraje kugira ngo adukize uwo mutwaro rero, yego, kugira ngo adukureho icyo cyasha, yego, adukureho ibyo bintu byose, aduha ubwo bushobozi tutari dufite. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu Bakorinto ibice 5, Abakorinto ba 2 ibice 5 umurongo wa 21, duhina noneho kugira ngo tuzarebe tuzakomeza inyigisho zacu ubutaha nk'abasubukura. Yego rwose. Kuko urumva umuntu yiga ahera mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, bivuze ngo tugenda dukora buke buke. Ntago nkunda gusoma umurongo umwe. Yego. Usibye no kuvuga ngo simbikunda ndabyanga. Niyo mpamvu ngiye guhera kuri 15 byibura. Byaba tugere kuri 21 twamaze kumva icyo umwanditsi yavuze hano. Urakoze cyane. Paulo, umwigisha wacu mukuru watwigishije tumenyesheje ibyo by'ubwami bw'Imana. Yego. Yaravuze ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Nicyo gituma uhereye none tutazagira udutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho tukimutekereza dutyo. 17 umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ako ngako ni kagakiza tubonye, ko kuba mushya noneho bitaguturutseho. Reka dukomeze. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana, wumva aho biva, yiyunze natwe ku bwa Kristo. Already twiyunze n'Imana, Imana nta cyaha ibikiziho maze kwizera Yesu Kristo, nta cyaha na kimwe bikikuziho. Ibyaha byose biratwikirwa bikibagirana imbere y'Imana. Dukomeze. Ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Ngaho Imana yiyungiye n'abari mu isi, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe, aribyo ndi kwingingira. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Iyo wiyunze n'Imana aribyo tubonye ruguru, ntago Imana uba ugomba kububizi ko, kuko ntago waba umwana w'Imana ufite ibyaha, ntago wakitwa umwana w'Imana uri umunyabyaha. Ntago bishoboka, ibyo n'ibintu bitandukanye. Iyo uri umunyabyaha uri umunyabyaha, iyo uri umwana w'Imana uri umwana w'Imana. 21 twashakaga. Yego. Kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Utarigeze kumenya icyaha, Imana imuhindura icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Numwe wapfuye mu cyimbo cyacu. Kuko gukiranuka kw'Imana twari dukeneye muri Kristo Yesu. Ibi bintu tuzabijyamo neza. Munsi reka tusenga abahinira hano. Ibintu tuzabijyamo neza kugira tubisobanukirwe, tumenye impamvu ko gukiranuka kw'Imana, uburyo tukubona, uburyo tukwakira, n'ikibaho n'ikibyemeza ko ugufite bitari ugushidikanya. Yego, ako niko gakiza rero Kristo yaraje guha abantu, kugira ngo ibyaha by'abantu bibabarirwe kandi byibagirane byiteka ryose, kugira ngo noneho habwe gukiranuka kw'Imana, bitari kuba gukiranuka wowe wabasha kubona mu buryo bwari bwo bwose, yaba mu gukora neza, yaba mu kugabura imfubyi, yaba mu gukora ibitangaza n'ibiki. Ntago ari kubonekera, iyo ni imirimo. Reka iyo ni imirimo. Ahubwo niko gukiranuka kw'Imana uhabwa, bitagize ikintu kimwe bishingiraho, ahubwo bishingiye ku kwizera. Only that. Yes, ndagushimiye cyane rero, kandi nanashimira abantu bihanganye bakageza ku musozo w'iminota tuganiriyeho. Yego, nibo baterankunga bakuru bacu kugira ngo tumenyekanishe cyangwa tumenye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Twahereye ku magambo akomeye atarimo aravugwa muri iyi minsi, tuvuga icyaha n'iki. Icyaha n'iki rero niho twahereye kugira ngo tuze kwinjira mu bindi bintu. Urumva twahereye aho icyaha cyabereye, ku cyaha gikorwa. Habazi neza ko icyaha umuntu afata umuntu akiba cyangwa akica umuntu, akumva ko icyaha cyabaye. Deje umuntu mbere ko agikora, twasobanukiye ko umuntu aba yarabanjeje kuba yaragikoze. Yego, kuko ashobora no kutabikora mu bikorwa. Wa muntu w'imbere ashobora uw'inyuma. Yego. Nshobora gutekereza kugambira kukwica, simbikore ngo mpite nkurangiza. Yego. Ariko nyamara imbere y'Imana. Yego. Ewana
ndumwicanyi mu magambo make uravuze ati igihe cyose wagambiye kuzahemukira umuntu kubw'imbabazi z'Imana niyo yamugukiza akaba yakwitegera indege akabava muri karitsiye mwabagamo bivuze ngo uzajya kwatura cyangwa kwihana ko wishe umuntu kuko wabitekereje ubura uburyo cyangwa aza kugucika n'ubundi ubura umwicanyi deje umwicanyi bivuze ngo nukubyira Imana ati turi babi ndumwicanyi ni ukuvuga ngo abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana yego nta munyabyaha nta muntu n'umwe w'umukiranutsi yigeze ubaho kugira ngo nababwiye ngo Yobu yari umukiranutsi ariko ntabwo yari afite gukiranuka Imana ishima nako yari afite yego rero gukiranuka Imana ishima ntako twabona tukwihesheje yego ese turabashimiye rero tunashimira ko mwaduhaye umwanya mukadutega amatwi 5x5 ngira ngo uyu mwanya twicaye tugana ku ijambo ry'Imana ushaka gusangiza inshuti yawe kuko ubutumwa bwiza tubukora nta kintu tugamije no kugira ngo abantu barokoke bave mu byaha rero icyo twagusaba no kugira ngo ubutumwa bwiza ubusangiza abandi ushaka kugohereza inshuti yawe nicyo tugamije nta kindi rero hari abantu bakunda kuvuga ngo ni share subscribe ukagira ngo wenda ni ibintu byo gucuruza cyane ko bashaka gucuruza turacyari batoya twakagiye mu bindi bintu by'ibishegu n'ibidafite umumaro ariko uyu munsi tuributsa abantu ko gukenuka kw'Imana kugihari nuko bavuga ngo muhonge mudapfa dore icyaha gitangira gutya cyane ko mu iyi minsi nta muntu ukibwira umuntu ko hari umuntu w'imbere n'ubwa mbere n'ubisha amagambo nyuma y'igihe kinini by'umuntu w'imbere umuntu w'imbere twe turwana n'umuntu w'inyuma agiye mu modoka nziza amazu meza umugore mwiza akazi keza ariko ibyo ngibyo uzapfa ejo ugahita byose nta na kimwe ujyanye ariko umuntu w'imbere akeneye ubuturo cyane ko yimwe ubuturo so Imana ibaha umugisha rero ndagira ngo udufashe kugira ngo umuntu w'imbere w'inshuti yawe umuryango wawe umwana wawe mwibutse ubutumwa bwiza ko bugihari Imana ibaha umugisha rero turasoje shalom gusa ikindi kintu nakongeraho dusoza yego ndagira ngo nkangurire buri muntu wese wabonye iyi video yego by'ukuri dufite ibintu byinshi byo kwiga iminsi iri imbere dufite ibintu byinshi tuzagenda tubona kugira ngo dusobanukirwe iby'ubwami bw'Imana yego kuko ukuri guteye gutya kuriyo kugoretsweho kantu gatoya kuba kubaye ikinyoma ntabwo kuba kugira ukuri impamvu bisaba kugira ngo twitonde ibintu tubyitondemo tumenye ukuri kuri pure kuri kweruye kwiza uko kuri nyine nk'uko Imana bishima kugira ngo hato tutazisanga twayobye niyo mpamvu ngira ngo mbakangurire mujye mukurikira inyigisho zacu ntabwo zituruka kuri twe ahubwo n'umwuka wera yego murakoze Imana ibaha umugisha rero shalom shalom shalom